muri mwijoro mw'ishyamba rya gishwati mu nzuri za gishwati ibyo bishimangira iki? Bishimangira umutekano w'igihugu cyacu, bigaragaza yuko u Rwanda rurinzwe rutekanye, aho wajya hose mu gihugu cy'u Rwanda ntacyo ugomba kwikeka cyakwikanga. Urugamba ndirutagwabiza iminege nkuba zese mu bihogo ndinshongore y'umusengo isata nsatira nsakiranye ndaryana kurusi dusonda umubamba nto n'iw'igicuku n'ubwiza bw'izo nyambo bwambujije kwiga bunjyana kuziragira data mbonye nyizihira bizira uburyarya ngabira kuzita isibo ya mbere nyita mpora mukundi ya kabiri serutse nyisanganiza kwitwa nyemanzi ya ruseka bigwana ndishimwe ishimwe wanzaba ndararukiramo ko bose yanga bica mu bantu bakarwana amatabara. Twebwe twegera ibigo bya gisirikare, nta mabanda ba hano, nta duyi ushobora kumena ngo yinjire mu Rwanda, inkiko zo turabizi ko zidadiye, nta muntu n'umwe ushobora gutungurana cyangwa ngo agire icyo atwara abashyitsi bacu, kuko twizeye ingabo zacu n'igihugu muri rusange. Yaje munini mwangu yehi yaje munini mwangu yewe munini we yaje munini mwangu munini warutare yaje munini mwangu ntara yabwiye imondo yaje munini mwangu buzambereke zibwami yaje munini mwangu sinoje bwami ndanze yaje munini mwangu ibwami haba bahigi yakandi haba bakobwa batantakera mabi yaje munini bakanya kagaruka yaje munini kubita ihora murara yaje munini iwacu nihabuha yaje munini mwa nuhageruhara yaje munini kubita 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 biraje bigogwe yo yaje munini Ikaro dakukama ibyagiye n'amabubiro ari mu kabarero ari mu ntebe z'amwe z'abafozi yitwa mudatsindwa ntagatse kuva ku rugamba ingabigeni mbere y'izindi ni rumene bajyaga banga imyungu ngo nta mugabo urya imyungu ntibamenye ko ari umuti kandi disari imboga. Ihorere mama ihorere ihorere nyamushobora yewe muzane karegeya anyihere ngo n'amata ibijumba biranyishe iwacu tunywa amata. Nitwa Nema ikishatse. Yego Nema, mwavuye he muza hano mu Bigogwe muri Gishwati, ni iki cyabazanye muri rusange? Busanzwe ntuye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, naje mu Bigogwe rero mu rwego rwo gutembera no kumenya byimbitse ibijyanye n'umuco bijyanye n'inka n'ibindi bitandukanye. Yego, ni experience watubwira yagenze ute kuri uko wabibonye? Nabyishimiye, nabikunze kuko urahagera icyambere ugakunda ikirere cyaho, ubwiza bw'imisozi yaho, urugwira busanze bagusanganiza, ni byinshi muri make. Ni heza, ni ahantu heza waza kuruhukira, waza n'umuryango n'inshuti zawe muri make. Yego, nicyo wabonye cyagushimishije kurusha ibindi? Nakunze imisozi ya hano ukuntu isa neza, ni icyatsi, ifite ubwatsi butoshye, uyifotoye abantu ntibashobora kwemera yuko ari mu Rwanda uri. Yego, ni heza cyane. Yego, muraje muri mwijoro mw'ishyamba rya gishwati mu nzuri za gishwati, ibyo bishimangira iki?
bishimangira umutekano w'igihugu cyacu, bigaragaza yuko u Rwanda rurinzwe, rutekanye, aho wajya hose mu gihugu cy'u Rwanda ntacyo ugomba kwikeka cyakwikanga. Ugiye kumara ijoro ryose muri Gishwa turumva ntabwo bufite muri iri shyamba cyangwa muri izi nzuri? Oya, ntabwo mfite, kuko mbere yo kuza twavuganye n'ugomba kutwakira ari we Ngabo, hanyuma yatubwiye ko aba yabimenyesheje inzego z'umutekano. Aha hantu turi yatubwiye yuko turi hafi y'ikigo cya gisirikare, urumva ko ingabo z'igihugu zirahari, ubuyobozi burabizi, nta kibazo rero biteye, kandi sindi jyenyine, ndi kumwe n'abandi, turi itsinda ry'abantu benshi. Mubona bizabasigira iki cyane cyane gusigasira umurage w'abakurambere? Ni byiza kuko nk'abajene dusobanukirwa byimbitse, bituma turushaho kumenya umuco wacu, noneho no kubibwira abandi abanyamahanga baba bakubaza impamvu inyambo ziteze kuriya, impamvu abakobwa babyina mu kinyarwanda nabo batega nk'izo nyambo, bituma urushaho gusobanurira abanyamahanga aho bihurira n'umuco nyarwanda ndetse n'ubwiza bw'u Rwanda rwacu. Nko Ngabo wabikoze n'urubyiruko, mubibona mute mu mboni yanyu, mubisesengura mute? Njye mbifata nk'igitekerezo cyiza, ni n'umushinga munini yagize, nubwo ari umujene kandi uzanamugeza kure, kuko ni gake wabona umujene atekereza ikintu nk'iki kijyanye cyane ku muco akabishyiramo umutima we. Ubona uburyo abikora bikunze, natwe nkeka ko tuza kenshi aricyo kidukuruye, uburyo dukundisha iwabo, uburyo dukundisha umuco, uburyo tubwira amateka. Ibyo ni ibintu natwe tuzakurikiye ku mujene mugenzi wacu. Ndi Mpamarugamba ndi Rutagwabiza iminege nkuba zese mu bikorwa ndi nshongore y'umusengo, isata nsatira nsakiranye ndaryana ku rusida usanda umubamba nto n'iw'igicuku, n'ubwiza bw'izo nyambo bwambujije kwiga bunjyana kuziragira data mbonye nyizihira bizira uburyarya ngabira kuzira. Isibo ya mbere nyita mporamukundi, ya kabiri iserutse nyisanganiza kwitwa Nyemanzi ya Ruseka bigwana. Ndishimwe ishimwe wanzaba ndararukiramo ko bose yanga bica mu bantu bakarwana amatabara. Guma ishimwe. Ndamba cyane. Turagira ngo utubwire n'iki cyagukuruye kuza hano mu Bigogwe, waruvuye he? Iwacu ni mu Bwanacyambwe cyangwa se Kigali mu karere ka Gasabo. Ikintu cyankuriye kuza hano mu Bigogwe, nkunda inka, mvuga inka, ndi umutahira, nifuje kuza gutaramana n'abandi bataramyi baba hano mu Bigogwe, ba Ngabo, ba Obedi, ba Musemakweri ndetse n'abandi. Tuje kuvuga inka, cyari igitaramo cyitwa kuvuga inka n'inkotanyi. Ni igitaramo kuko kiracyakomeye. Ni igitaramo twanzitse cyitwa kuvuga inka n'inkotanyi. Yego. Ni impamo cyane. Yego. Kuba kibaye mu ijoro bigaragaza iki? Bigaragaza gusubiramo nk'umuco w'abasokuruza bo hambere, bataramaga kuva bugorobye mu mataha y'inka kugeza bukeye. Ubwo rero natwe ubivuze neza mu kinyarwanda ni nko guterekera abakurambere bacu. Ni impamo. Ko bibaye mu ijoro se nta bwoba mufite? Oya, nta bwoba. Igitaramo cyitwa kuvuga inka n'inkotanyi. Inkotanyi rero ibyo zadukoreye ni ukuturinda, umutekano ni wose mu gihugu cyacu, nyine ntacyo twishisha. Hari abibaza kumara ijoro ryose mu gishwati mu ishyamba, hashobora kuba hari ibyabangagiza umutekano birimo ibisimba, inyamaswa, kuri mwe muri aha ngaha muri iyo mbuto? Twe turumva nyine twikunze tuvuna sambwe, igitaramo nyine turumva ari icyacu, kiri mu maraso, kuko ntacyo twishisha. Umutekano ni wose, nubwo twaba turi mu ishyamba cyangwa ndavuga rwagati, turi mu ishyamba hagati, ntacyo twikanga, ntacyo twishisha, umutekano ni wose. Kubera iki? Kubera ko ingabo z'u Rwanda zigiye ziri ahantu hose, turatekereza ko n'aha ngaha dukikije hose zigiye zihari nyine. Umutekano ni wose mu gihugu. Aho wowe? Njye ndi umutahira umurika inka mu gitaramo. Yego. Cyane. Ni Kigali usanzwe ubikora? Ni Kigali nsanzwe mbikora mu makwe, nyobora ubukwe, ndi umuyemusi, ndi umutahira, ndi n'umusizi. Yego. Ni impamo. Iyo usuye nk'ahantu ku gicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco, bikungura iki? Ikintu binyungura, bimfasha kugenda nzamuka mu busizi bwanjye, kuko niba nasigaga wenda nk'amazina y'inka zirenze 5, nkaza hano mu Bigogwe nkahasanga izindi nka, bimfasha kugenda menya andi mazina y'izindi nka, nayo bikamfasha kuyahangiraho ubusizi. Icya mbere mbangamije kumenyekanisha iwacu no kubungabunga no
ituma abantu bamenya umuco wacu. Icya kabiri biterwa n'icyizere duhabwa n'ubuyobozi bwacu, bukatubwira icyizere kingana n'icyo bangiriye, bakanyemerera gukorera hano ubukerarugendo. Ikindi kibitera ni umutekano. Igihugu cyacu gifite umutekano, si ibihugu byinshi muri Afurika ushobora kuza gukampinga ahantu mu misozi nk'iyo mu Bigogwe ahantu turi. Ku bantu bahazi ni hagati y'imisozi, nta baturage twegereye, ukaryama ugasinzira mu shitingi, abantu bakarara batarama. Ni umutekano niwo nkingi ya mwamba, niwo utuma ngira icyizere nkavuga ngo abantu bari buze hano bazataha neza, nta kintu na kimwe turi kwitanga nijoro ntidusinzira, n'imodoka z'abashyitsi ntacyo ziri bube, tuba dufite umutekano wuzuye. So ni umutekano n'ubushobozi duhabwa n'icyizere tubwirirwa na leta. umutekano wabo bucunzwe gute? Umutekano wacu ucunzwe nk'uw'abandi banyarwanda. Hano hari mu hantu harinzwe, kuko inkiko z'igihugu cyacu zirarinzwe mu mpande zose. Noneho akarusho twebwe twegera ibigo bya gisirikare, nta mabanda aba hano, nta duyi ushobora kumena ngo yinjire mu Rwanda. Inkiko zo turabizi ko zidadiye, nta muntu n'umwe ushobora gutungurana cyangwa ngo agire icyo atwara abashyitsi bacu, kuko twizeye ingabo zacu n'igihugu muri rusange. Twebwe gutarama hano ntabwo ari umugenzi, ni imibereho y'abaturage ba hano. Nuko ari amahirwe tutakigira ngo buri rugo rutarame nk'uko kera twataramaga turi abana. Niba wabyumvise, abantu ba hano bose babyina indirimbo zo mu Bigogwe, ntabwo turirimba iz'ahandi. Nta nubwo twaba twarazirepese, ahubwo kera turi abana mu rugo runaka bajyaga babyina tukabasangayo, ubutaha babyinira ahandi tukabasangayo. So nagerageje igihe icyo nakoze ni ugufata bya bintu nkabibwira n'abandi ukuntu ari byiza, nkayiporomotinga, nkayimenyekanisha ahantu hose nifashishije imbuga nkoranyambaga. Byaje gukunda, abantu barabikunda. Aba bantu muri kumva bari inyuma yanjye bari kubyina n'abashyitsi, twagiye tuzibigisha buhoro buhoro, aho bigeze bamaze kuzimenya, bari kwikiriza, bamwe batangiye no kumenya kuzitera. So ntidukora ibyo gusa, uko mu gitondo turasura inka, dukame, tunywa amata, dusimbuke inkiramende n'indi mikino, tunyobanwe, twotse ibigori, twotse ibijumba, turye ibiryo bya kinyarwanda, dukirane, dutebye. Hano abantu baratebya cyane, niyo mpamvu nta gifura kijya kiza ahangaha, kuko hano turatebya tugasererezanya. So byose ni indangagaciro z'umuco wacu. Mu muco nyarwanda nta muntu ujya ubigifura. Ariko twatangiye dutebya, nyuma twinjira muri mu dutangira kuririmba, dutangira kubyina. Niba muri kumva umurindi uri inyuma yanjye, ndi kumva nakwirukankajyayo. So aho bari kubyina ubu ngubu, mu kanya bagiye kutugaburira ibiryo by'amaganda bya kinyarwanda byo mu Bigogwe. Turakomeza dutarame, hari abari buvuze imyirongi, hari abari buvuze inanga, hari abari budushyengere, hari abari bwivugira inka, hari n'abandi bantu dutegereje inyuma, kuko uyu munsi twabihuje no kuririmbira inkotanyi. Hari abantu dutegereje inyuma bari budufashe kuririmba indirimbo z'inkotanyi zimwe twakuze turirimba. So turatarama nta kuryama guhari uyu munsi. Ubusanzwe turakampinga, amatente arateye, ariko nta gahunda yo kuryama hari uyu munsi. Turabyina buke, amatente nta yundi butange. Yego. Ubukerarugendo nk'ubu rero bujyanye no guteza imbere iby'iwacu bishingiye guteza imbere umuco n'indangagaciro z'abakurambere, ariko haba harimo no gusigasira umurage ngo utazima. Niko biri? Yego, kuko umurage wacu nituwiga gusa mu ishuri, nitubivugira mu binyamakuru gusa, nitubikore mu bikorwa, bizarangira abantu bose bibaye nk'igihuha twumva iyo hirya. Ariko iyo tubikoze gutya, abantu babona ko ari imibereho y'ubuzima. Iyo tuvuga umuco w'abantu, ntabwo tuba tuvuga ibintu bigakorwa, tuba tuvuga ibintu abantu bakoraga mu buzima bwabo bwa buri munsi. So bino turi gukora aha ngaha,
ni ukugira ngo ndi excited cyane nyihaganire, ariko bino turi gukora hano ni ukugira ngo buri muntu wese n'uwabyumvaga iyo hirya abibone ko bihari bikora bikiriho, abantu batabijugunye kandi ko bikiri byiza, ushobora gutarama muri ubu buryo kandi abantu bagataha bishimye. So turashaka kubungabunga kugira ngo umurage wacu utazacika, na barumuna bacu n'abo tuzabyara bazawusange, kuko agahugu katagira umuco karacika.